Hello friends, nk'ibisanzwe rero nk'uko muzi ko iyi channel turebera hamwe uburyo umuntu ashobora kwiteza imbere agakorera amafaranga online, tugiye kureba bamwe mu basitari tuzi turebe amafaranga binjiza kuri YouTube. Muri iyi minsi rero tugiye ku bintu bya YouTube, reka turebe ese koko nawe wahakorera amafaranga, ese ni ahantu hatanga amafaranga afatika. Tugiye gukoresha rero abasitari tuzi kugira ngo tubafatireho nk'ingero, turebe se koko nimba nawe watangira urwo rugendo. Kaduhere ku wa mbere tuzi twese witwa cyangwa se ufite channel yitwa Iyago TV Show. Iyi ni website ushobora kujyaho ukareba abasitari batandukanye ku mbuga zitandukanye amafaranga binjiza. Nk'uko mubibona iyi ni channel ya Iyago TV Show, aho ushobora kubona uburyo ihagaze. Nk'uko ubibona iyi ni imibare iri kuri channel ya Iyago, bivuze ko buriya Iyago nibura ashobora kwinjiza hagati y'amadolari 529 kugera ku 8,500 ku kwezi. Nk'uko ubibona ku mwaka ashobora kuba yakwinjiza hagati y'6,000 n'ibihumbi 101 ku mwaka. Iyi ni imibare rero y'amafaranga umuntu ukora neza nka Iyago ashobora kwinjiza ku kwezi, nibura iyi ni range yayo. Reka turebe undi musitari. Aya ni amafaranga muri makeya YouTube iba ibahemba ku kwezi. Reka turebere hamwe undi musitari tuzi, turebe ngo ese we asarura angana iki kuri YouTube mu gihe cy'ukwezi. Uyu ni Meddy, nk'uko ubibona nawe iyi ni channel ye. Buriya Meddy ashobora kuba yakwinjiza hagati y'amadolari 936 kugera ku bihumbi 15 by'amadolari ku kwezi. Nk'uko ubibona iyi ni imibare igaragara neza. Ku mwaka ashobora kwinjiza ibihumbi 11 kugera ku bihumbi 179. Gusa hano kiba ari ikigereranyo, ntago koko ariyo aba afata. Nibura uba washobora guhera kuri 936 kuzamura, mbese iyo range iri hagati. Ugize undi musitari ushaka ko tukurebera, cyangwa se wowe ubikora ugamije kugira motivation, reka wenda turebe nka Kiramani. Turebe ngo yinjiza amafaranga angana iki ku kwezi kuri YouTube. Ibi ngibi birakumotiva wowe utangiye urugendo rwo gukora YouTube channel, umenye ngo ndasabwa iki, ndakora iki kugira ngo nanjye nzamuke. Nk'uko ubibona Kiramani ashobora kwinjiza hagati y'amadolari 346 kugera ku bihumbi 5,500 by'amadolari ku kwezi. Ku mwaka urabona ko nawe ari agatubutse. Rero YouTube muri makeya ni ahantu ushobora gukorera amafaranga kandi menshi atandukanye ushobora kwinjiza ku kwezi ukarusha n'abakozi bakora ibindi. Iyi video impamvu nyikoze, nagira ngo umuntu Kature na Bruce Melody, nagira ngo umuntu watangiye uru rugendo rwa YouTube channel amenye icyo asabwa, amenye ko asabwa gukora cyane kugira ngo nibura nawe agere kuki, nko kuri iyi mibare y'aba bagabo. Nk'uko ubibona Bruce Melody nawe ni umuntu winjiza agatubutse kuri YouTube hagati y'amadolari 270 kugera ku bihumbi 4 ku kwezi. Mu mwaka ashobora kwinjiza hagati y'ibihumbi 3,200 kugera ku bihumbi 51. Iyo ni range nk'uko nababwiye.
Rero muri make impamvu nkoze iyi video muzi ko cyane cyane iyi channel irebana n'uburyo ushobora guhanga umurimo wowe ubwawe ukigirira umumaro, ubwawe ugakora ukikorera utarambirije ku kazi k'abandi. Hano rero impamvu iyi video nyikoze ndagira ngo mpe motivation umuntu wese utangiye wumva ko nawe yakwinjiriza kuri YouTube cyangwa se yumva YouTube yayigira nk'akazi ke. Ni ibintu bishoboka cyane, urabona ko ihemba amafaranga ahagije. Rero icyo usabwa, aba nabo ntago batangira ngo bahite babigeraho, ahubwo usanga bamaze igihe kinini bakora kandi bakunda ibyo bakora. Nawe rero watangira, ejo nawe channel yawe twaba tuyishakamo hano tukabona imibare itandukanye y'amafaranga uriho winjiza. So guys, ndakeka ari ibyo. Ugize undi ushaka ko tukurebera cyangwa nawe ushaka kujya wirebera income z'abasitari cyangwa nawe ufite channel ukaba ushaka kwirebera, uru rubuga rwitwa Social Blade, ndabashyiriramo link muri description, hanyuma nawe ukomeze urebe, ubirebere kukumotiva ntibiguce intege, ahubwo uvuga uti nanjye ndashaka kwinjiza amafaranga nk'ariya. Ndakeka ari icyo naba mbabwiye. Murabizi nk'ibisanzwe link zose muzisanga muri description, link z'umumaro, aho ushobora kugurira ibintu kuri make, aho ushobora gukorera amafaranga online ku ma website runaka, ibintu byinshi bitandukanye biba biri muri description. So niba uri mushyashya ukande subscribe, urayikinga iyi video nimba koko hari icyo igufashije cyangwa se ubona hari icyo uyigiyemo. Reka turekere aho, duhure muri video itaha. Bye bye.